turi abakerarugendo turi gutembera imisozi ntimugire ngo twabuze tike. Rizbo reba hano ariko nahatera pisi. Shaka Fabe we nagufasha usa nabi kubera repetarata. Ngiye kujya ngenda nanjye ndi gukora ko umuhanzi k'igicucu kigaragara nkanjye se. Ubundi ni igicucu cyawe. Nyamara gukunda si ibyanjye abamwamaganye. Turi abakerarugendo turi gutembera imisozi ntimugire ngo twabuze tike. Siwa sajana na twana kurepeta. Sihacu agiye kurepeta rata. Ngiye kujya ngenda nanjye ndi gukora ko. Rizbo reba hano ariko nahatera pisi. Shaka Fabe we nagufasha usa nabi kubera content nk'abandi bose. Abandi mbona bagenda bakora ama content. Guys, reka tubatembereze murebe muri Nyungwe ukuntu hameze. Aha turi ni muri Nyungwe guys. Wize uratuyobeje. Kutagenda. Aha ni muri Nyungwe guys. Dore hariya harimo ingagi. Kubona mwese mwambaye utuntu tw'imyeru tw'udukeca. Ubu mwabonaga muri Nyungwe ibyo bintu biri bukore. Si ibyanjye. Yesu uzi ikintu kimba yose mwana. Mfite umugore yaraye epfo ntabonye. Guys, muri kubona ko turi kugenda noneho tuva muri Nyungwe twinjira mu birunga. Nshaka vlog mani ndende nanjye kwa uploadinga nk'abandi bose. Guys, twabatembereje hariya hepfo harimo Muhazi. Moses amwita Kigali shop. Ubu ngubu aha ngaha hose nahabagabira. Ubu ni na producer man. Uyu ni producer kabisa. Just follow him. Tugenda ikinyuma. Ibintu no buryohe. Kandi ubu hari umuntu wambwira ngo hano hana arahazi. Aha ngaha bahita muri Nyungwe. Turi kuva muri Nyungwe twinjiramo mo ndani. Ese hari uwahakanara? Let's pause. Give me. Take it. I don't wanna pause my video, man. I don't wanna pause. Yo. Gusa yahoraga nzenguruka. Uyu ni bwaze mu ngwesha down here. Shaybark ifite shusho bro. Check. Kachi. Check. Don't pause my video. Yeah. Check. Kigali shop. Check. Dore nguyu ngo niwe kagararasha. Ubu ngubu wako bamwita yakamwana. Tampoco ingira video. Akaririmba nugakuremo. Salama meze mbafata. Wenda kuza arambira. Amarushanwa yo gukora ubusa. Ambwa ese motinywa amazi.
amafaranga mwivugishwa gukora murazana tuyarya ntamugiye gutegura muce hamwambwa uko tujyana hejuru mani tumanuke handi mu ntuzi njye konzi inzira ra uziziye wanyendera ushaka kujya gusuza Faustine ese ka kagore kawe kaba he bone akagore kawe ni kawe buriya ni kari kutuyobora ku rusengero naje mite izi twarazanye twakoze mucaka dukwepa abandi duca hano saa 12 twageze mbona y'ibituruka ashizemo ingofero akozamo ngo dore sister mwana iyi niyo kiliziya aha niho dusenga komeza kiduyungukije uzi ujyana urusigaye tugiye guhinguka igihugu ahantu nzimwa ahantu tugenda ko mpazi bigenze bite kare misurazi ndabagezeyo gutya nitugera ariko duhagarara hanze ndagaze tubanze dutuze niko nabigendaga kera nyiga igihugu nageraga ruguru natutubikanye inzira ni nziza nta vumbi ririmo ngorora ibirenge turebe ariko wambwa abantu bose uvuga ko bagenda imbere noneho cyawe izi bone njye nigendera nk'abagabo mani aha mwana wapozinze ntuzi kuri kurebesha hafi guys see my phone iyi ni iPhone 14 Pro 16 Pro Max urabona ishusho ifite umuntu ushaka kuyigura ewana porosantaje 663 dore igihe aho kwenda gasi wowe biri rero mfate natorotse wowe nimba uzimwesha da wakubwira ukuntu usa umukara ahise agenda ntagutekereza turi kurushaho kumukunda cyane nifashe ubwonko nabona bari barabiye ko nzabiva nyamara gukunda si ibyanjye tumyabimagaye nadusubiriza sifa wesha ibora kwa nitafite ishusho mani ifone n'uyigurisha njyewe si cyo kintu nkubwiye kuyigurisha ngiye kuyigurisha nabuze amafaranga y'inzu imibare ugira mani yowe kanze aha se ni hero n'urusengero ako akwiye ufite nimba ariko mfite urakora mu mutwe usibye na moto nta n'uwabyibagiye ngo aje muri yakwegera uba wisize ibivuta byinshi mu mutwe ziko ahantu tugeze aribwo mpabonye dore ndagaswe tugiye kumanuka hano cyangwa kuzamuka tuzamukire mwaho mani tuzamukire mwaho mani aho mani hari ibivumbi byinshi mani tuzamukire mwaho uzi ibivumbi biri aho nyine ariko nibyo turacana duhita dukomeza mwaho hose ariko haba hari inzira ibivumbi shasa n'abiherukaga